Ndabasuhuje abadukurikirana bari mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze hano kuri Mugisha TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ndirimbo y'umuhanzi G-Tuff. Ubu ngubu yambajije gufata indi titre yo kuba ari umuhanzi. Ubundi yaramenyerewe cyane ari umunyarwenya, aho yagiye akorana ibiganiro bitandukanye hamwe na Kanyombya, Yakamwana ndetse na Nzovu, aho bagiye bakorana ibiganiro bitandukanye byo gusetsa abanyarwanda, byagiye bica ku binyamakuru bitandukanye, ku ma YouTube channel menshi atandukanye. G-Tuff rero mu minsi ishize nta gihe kinini giciyeho amaje gusohora indirimbo yise Aragitosa. Indirimbo yise Aragitosa ni indirimbo iri kubica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda benshi iyi ndirimbo yabajagaraje, igihugu cyose, abanyarwanda bose bari kumva iyi ndirimbo ya G-Tuff, kuko ubu imaje kugira ibihumbi 700 birenga by'abayirebye kuri channel ya YouTube G-Tuff yacishijeho iyi ndirimbo. Ariko nubwo iyi ndirimbo yarebwe n'abantu benshi, hari abantu benshi bagiye bayitangaho ibitekerezo bitandukanye, ndetse wumva ko bari kunenga ubutumwa. Hari abantu benshi bagiye batera comments bavuga ngo iyi ndirimbo igiye kurarura urubyiruko rw'u Rwanda. Abana bakiri bato, abana bari munsi y'imyaka 18 bagiye bagaragara cyane kuri TikTok bari kubyina iyi ndirimbo bavuga bati kubita kuri kakandi amazi aze. Ibi bintu ntago abantu benshi babishimye, kuko usesenguye neza iyi ndirimbo ukayumva neza nk'umuntu mukuru, wumva ko yerekeye ibyerekeye amabanga y'abashakanye cyangwa yerekeye ibintu by'imibonano mpuzabitsina. Rero abantu bakuze bari kuvuga ko iyi ndirimbo itari ikwiriye kumvwa n'abana bari munsi y'imyaka 18, kuko byatuma ubwonko bwabo butangira gutekereza ibintu byerekeye ingeso z'ubusambanyi kandi batarageza igihe cyo kubikora cyangwa bataremererwa gutangira gukora icyo gikorwa. Hari n'akandi ka video ka AI kakwirakwiye kuri TikTok, aho kagaragazaga Mama Rwagasabo cyangwa se Mutesi Scovia ari kubyina iyi ndirimbo ivuga ngo kubita kuri kakandi amazi aze. Iyi video Scovia yaje kuyibona ubwo bari mu kiganiro hamwe n'abanyamakuru kuri Mama Rwagasabo TV. Mama Rwagasabo rero akimara kubona iyi video byaramubabaje, ndetse avuga ko uyu muntu agiye kumujyana muri RIB. Yavugaga uwakoze kariya ka video ka AI. Gusa ikiganiro gikomeje, Mutesi Scovia cyangwa se Mama Rwagasabo yavuze ko uriya muntu wakoze iriya ndirimbo atarakwiriye gukurikiranwa, ahubwo avuga ko habayeho uburangare mu nzego z'umutekano, hari hakwiriye gukurikiranwa izi ndirimbo zivuga ibintu by'ibishegu cyangwa se ibintu byerekeye imibonano. Abantu baririmbye izi ndirimbo bari bakwiriye gukurikiranwa hakiri kare, kuko iyo bakurikiranwa kare nk'uko yabivugaga, ntago indirimbo zimeze gutya zari zikwiye kuba zigisohoka. Ubundi rero indirimbo zakorwaga hambere wasangaga ari indirimbo umuhanzi yandikaga agamije kwigisha sosiyete nyarwanda, hari ubutumwa runaka ashaka guha, hari uwashaka gukebura. Ariko indirimbo ya G-Tuff ubyumvishe neza ukayisesengura, ni igishegu, ni ubusambanyi, ni indirimbo idafite ikimariye sosiyete, ni indirimbo idafite icyo yigisha. Niyo mpamvu rero abantu bakuze batumvishe neza iyi ndirimbo ya G-Tuff, ndetse batanayifashe neza, bavuga ko RIB cyangwa se inzego z'umutekano zari zikwiriye gukurikirana uyu muhanzi, ndetse iyi ndirimbo ikaba yasibwa no kuri YouTube. Mu minsi ishize nanjye mperutse kuba ndi ku rugendo, hari ahantu nari ngiye ndi mu modoka. Hari abana rero bari bari inyuma muri iyo modoka, abana bakiri bato rwose, abana bari hagati urebye y'imyaka nka 15 na 18 bari bicaye muri iyo modoka. Ariko twagendaga bari kubyina iyo ndirimbo bavuga bati kubita kuri kakandi, ibiki byose, iyo ndirimbo yose rwose bari kuyiririmba. Ababyeyi bari bicaye imbere, bari ababyeyi bakuze rwose, kuze ubona ari abamama n'ababyeyi rwose, wumvishe bababaye, barababaye bavuga bati nyumvira urubyiruko turi kurera, nyumvira abana turi kurera.
bazatuviramo abayobozi ejo hazaza, ndetse ni ibintu ubona ko batishimiye rwose, umva ko batishimiye iyo ndirimbo y'uwo muhanzi, bari kuvuga bati rwose uwo muhanzi ubwo butumwa yatambutsaga ntabwo bugenewe urubyiruko, ntabwo bugenewe abana, ni ibintu by'abantu bakuru, ni ibintu byerekeye rwose abantu bakuze rwose bidakwiriye kumvwa n'abana. Ubundi urebye iyi ndirimbo ku rundi ruhande nta n'icyo yari itwaye, kuko umuhanzi ni uburenganzira bwe rwose, indirimbo yari akwiriye kuyisohora. Ariko urebye ikibazo ni uko sosiyete irimo ingeri zitandukanye, hari urubyiruko, hari abantu bakuze, hari abana cyane, ku buryo iyo message kandi kubera imbuga nkoranyambaga zisigaye ziriho muri iki gihe, usanga abana bakiri bato ari bo bakurikirana imbuga nkoranyambaga, ndetse ari bo banumva cyane mbere izo ndirimbo. Rero gushyira indirimbo zimeze gutya byatuma urwo rubyiruko, aba bana bakiri bato bangirika, bikabica ejo hazaza, bamwe bakishura mu busambanyi, abandi bakishura mu ngeso mbi, bishobora kwica urubyiruko rw'ejo hazaza. Mushimira kuri iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe, ndabashimiye.